Bana we no kuri birambaza uzi ibibazo irande ya Sodoma yanteye bita Arisa icecekere mwana wa mama umva fisi byihore ariga wagira ngo nazo ziraruga n'ubundi bararuga fisi rero none se ko mperuka ujya gusaba umugore wawe imbabazi byaje kugenda gute fisi ngiye gushaka undi mukobwa dukore urukundo sibyo ngiye kubanza mwigeho kandi fisi reka nkubwire ibyo Sodoma bankoreye ari sibyo yankoreye sibyo ndamutse mbonye undi muntu mu rukundo rwiza rukangera ku mutima sibyo ntabwo nakongera gusubira mu nda ya Sodoma ibaze nk'umuntu w'umugabo oye ibi biteye agahinda usigaye wihahira inusu nyiri kumwe ibaze vraiment Indaya ndabavumye nimba hari ikintu cya mbere wakagombye kwishimira ugaterwa ishema nabyo ni ukuba ufite umugore mwiza nk'uriya mama Sandrine umugore w'icyubahiro warangiza ukamuca inyuma ukajya muri ariya maby'indaya za Sodoma indaya zaboze indaya z'urugo gabanya kore kunashyo uziko wagira ngo ni imvubu ntese fisi ikindi giki nibere ry'abantu b'abagabo bariye ngikundana n'indaya bitarisa sibyo umugabo yigeze kuza arakomanga ndyamye sibyo shafi yansohoye nabi sibyo maze kumuhonga bibiri byanjye yaransunitse mpita ngwa imbere y'umuryango do irigire no ryakukiye twajya kureba umugore wawe tukamusaba imbabazi gusa numvisha utashaka nyine batse gato babanza nyumva icyo nshaka kuvuga tudashwana nongeye kureba umugore mbabarira nyine ndakongera mu kandi kabari ariko muri akabari reka nitabe telefone yitabe ubwo nakazi alo sheri reka mbe nkukubye sheri reka nze nkurebe umva fi ari salama mugaye Sodoma umva reka gute gute se oya mpamvu yo kugira ngo ugende reka nkubwize ukuri ntabwo wava mbabarira ntabwo wava hano ntabwo wava ndagukubita nushaka kuryama ariko ntabwo wava fisi oya ntabwo wava
urasekeje Fisi aha uretse gatoya ndaguhamagara amakuru nzovu komera Fisi iminsi myinshi Fisi nyinshi biragenda se amakuru ukize sha ni meza sha nanjye narinda umwana ibihe by'ikigeto wallahi none se aka gafuka bimeze bite ko mbona wagira ngo uvuye guhaha wakwicecekeye komera uko ufite umugore uvuye kwihahira utenzo n'ubundi mvuye mu isoko mvuye guhaha no ku isoko rya ziniye none se ubwo si bwa busambo bw'abagabo bajya bavuga ngo umugabo ajya kwihahira kandi afite umugore mu nzu Fisi utagira ngo ndakubeshya ngwino nkwereke noneho wiki utagira ngo ndakubeshya sha bugufi iki se kandi uzi ibibazo nahuye nabyo ye urareba reba ibi ni ibirayi ni ikiro cy'ibirayi ubu ndakirya kabiri ubwo ni akanusu ku kanusu none se umugore bimeze gute Fisi byihorere ese wabirya n'umugore bikabahaza umugore se duherukana gihe ki umugore wese ujya kumwe ko mwatandukanye gutandukana gusa nazize yanda ya Sodoma bita Arisa ariko mana we reka narakavanemo bikubwire neza kugira ngo ubyumve Fisi shanzovu birambabaje vrema uzi ibibazo nahuye nabyo ukuzira indaya Arisa ganyumvira Arisa yandaya muri Sodoma nagiye mara y'ukwezi nibagirwa inshingano z'urugo umugore n'abana baba bonyine i Kanombe sibyo none se kubera iki wabataye nzovu shabyihorere ni umugore wa Nyanzi wayasha nzovu oshaka nzovu ngiye inama nakugira niyo gusubirana n'umugore wawe aka ni akanusu ka kawunga nako ndakarya iminsi ibiri nese wasubiranye n'umugore wawe nzovu ceceka ndabikubwira aka ni akanusu k'umuceri nako ni iminsi ibiri kugira ngo ibi mpashya nibura bikubitiye ibyumweru bitatu izi ni inyanya za nteko urunyanya rumwe uzi ibibazo irandera ya Sodoma yanteye bita Arisa icecekere mwana wa mama shanzovu ni ukuri ndababaye nese kuki wowe wagiye kuri iriya ndaya ya Arisa ugasiga umugore wawe kandi uzi yuko ubanye n'umugore wawe neza uzi ko yakubyariye umwana Sandrine akubyarira bana bandi si ufite abana 4 ibaze kugira ngo utabana 4 na mama wabo ujye mu ndaya ya Sodoma byiwe wajya ngo indaziraruga nagiye ndakwama sibyo n'ubundi burayakugiye Kongo burayakugiye Kongo ceceka nkubwire nagiyeyo mara y'amezi 2 sibyo nibagirwa inshingano z'urugo n'abana umugore bagiye bamwirukana mu nzu twabagamo sibyo bamaze kumwirukana yigira mu kandi kazu gatoya abakristo bamukodeshereje ngize ngo ndakamusangamo we n'abana be bari banyishe ibaze kugira ngo umuntu w'umugabo nemere nturugo n'ukuri kw'Imana nta kuntu batana kwica n'ukuri kw'Imana umuntu w'umugabo w'umusitari noneho wirirwa akorera amafaranga waranze ugata umugore ukajya gusanga umugore nanone yiboneye amafaranga urusengero rwamuhaye ubwo urumva si ibyo bintu ari byo koko nzovu ariko Fisi nk'umuntu w'umugabo nafashe umwanzuro sibyo muri iyi minsi ngiye kwibana ngiye nyine sibyo hoya ariko yo nzovu pole sana wa twicare ubimbwire neza Fisi reka twicare kuko twicaye nto nabikubwira neza kuko ibyanjye ni birebire Fisi pole sana uza agahinda mfite ariko sha none se nzovu iranda yampemukira Arisa nzovu ayivumye ndashaka kukubaza byatangiye gute kwanza sha Fisi byihorere ibyanjye ni birebe nk'ubwo ko byatangiye iyo urabona abasitari urabona ngende umusitari usanzwe nzi sibyo ariko nakubitanye n'indaya bita Arisa ya Sodoma insangano mu kabari ndimo kwinywera Primus ibirankunze nanjye ubwo ngiye mpita nkwamira aho iba sibyo naragiye mpamara amezi 2 nibagirwa inshingano z'urugo none se ubwo koko kuki utayimuhakaniye koko umva Fisi byihore ariko wagira ngo nazo ziraruga n'ubundi bararuga Fisi rero none se ko mperuka ujya gusaba umugore wawe imbabazi byaje kugenda gute Fisi reka nkwereka bitewe ko ngiye ufite amakosa nagenda pfukama ndarira ibaze aho umuntu w'umugabo nagenda ndarira ndamutse sheri wanjye sibyo namubwira agashaka mwitiro agashira amenyo yanze kumpa imbabazi ndazimusaba ndamwoneka nzica n'amande y'ibihumbi 150 arabyanga ati wowe genda ngewe nzamenya abana banjye ariko icyambere uzamenya inshingano z'abana uzazubatunga cyo kwa Fisi iyo mbonye nka 3 ry'igihumbi abana nkabamenyera 2 byabo sibyo ariko mama wabo ubu twaratandukanye
none se Nzovu ubu nta wundi mugabo yari yashaka? oya umugore wanjye ntabo kuko ntiwashaka umugabo mu bana bane sibyo? none se Nzovu wamwinjiriye nanjye nkagufasha, twashatse tukagura agafuka ka kawunga, ak'umuceri, tukagura isukari wenda ibiro bingahe, tukagura igitoki, tugashaka n'ibindi bintu tugura, tukagenda tukamusaba imbabazi, tukamujya imbere, kuko Nzovu uri inshuti yanjye. Nzovu urabizi imyaka tumaranye tuziranye sibyo? uri umuvandimwe wanjye. Mu by'ukuri ngewe inama nakugira ni uko wasubirana n'umugore wawe, gusa nimba umugore atahita kumva, ngewe wanyifashisha tukagenda twembi tukamupfukama imbere, tukamusaba imbabazi, tukamubwira ko utazongera, ariko nawe ntuzongere, sibyo Nzovu? umva FILS reka nkubwire ntacyo ntakoze. Igitoki narakijyanye sibyo? ngura n'umugati w'abana, ya migati minini cyane igura 1000, ariko yanze kumpa imbabazi FILS. rero uriya mugore yararakaye ntago byakunda ntago byakunda, ahubwo icyo ngiye gukora umwanzuro wa nyuma sibyo? ntabwo usubira kumusaba imbabazi sibyo? nanjye ndacyari mutoya sibyo? urabona n'ubundi ndi mutoya sibyo? FILS ngiye gushaka undi mukobwa dukore urukundo sibyo? ngiye kubanza mwigeho kandi FILS reka nkubwire ibyo SODOMA bankoreye ari sibyo yankoreye sibyo? ndamutse mbonye undi muntu mu rukundo rwiza rukangera ku mutima sibyo? ntabwo nakongera gusubira mu nda ya SODOMA sibyo? ariko reka nkubwire naho kumbwira ngo uzajya kunsabira imbabazi ku mugore wanjye byararangiye, yanze kumpa imbabazi. ariko reka nkubwire Nzovu sibyo? ngiye nka mugenzi wawe, umuvandimwe wawe, inshuti yawe sibyo? ngewe ikintu nakwisabira ni kimwe, nimba uriya mugore koko yaranze kuguha imbabazi sibyo? aho kugira wenda nta kibazo ushaka uwo mugore wundi, ariko uwo mugore muzaba karamata, ntuzamuca inyuma, ntuzatume hari ikintu na kimwe gituma kuko hari agahinda ibaze nk'umuntu w'umugabo. ibi biteye agahinda usigaye wihahira inusu nyiri kumwe ibaze vurema indaya ndabavumye sibyo? ibaze shafi reba intoryi n'inyanya sibyo? kandi indaya bitarise yaryaga inyama za buri munsi mwana. ihangane nyine, none se ko nawe utabanje ngo utekereze neza? ntabwo FILS mbwira nimba ahubwo ngewe inama nakugira sibyo Nzovu? inama nakugira nimba koko kujya ngewe nawe kujya gusaba imbabazi umugore, tukamupfukamira, tukajyana ibyo bintu nakubwiye. FILS mwana wa mama, ibintu by'imbabazi uzajya kunsaba imbabazi biruta igitoki najyanye n'umugati w'abana sibyo? wabyihore umugore yararakayeregaho. ariko Nzovu reka nkubwire mbabara icyo kintu hongera urimo kunkomeretsa mu mutwe, ibyo kunsaba imbabazi bireke sibyo? wamusabye imbabazi uzivanye ku mutima, uca bugufi imbere ye. hari iwanyu Kacyiru nimba hari umwana mwiza muremure wahambonera? oya umukobwa wo nagushakira umukobwa mwiza, ariko ntago ngewe izo nzira zaba zinshimishije nk'uko wari kuba uri kumwe n'umugore wawe. kandi wamukumboneye umwana mwiza, ngiye mwemere ko tuzajya mu murenge tuzasezerana sibyo? none se ntabwo uzamuca inyuma nk'umugore wawe Nzovu? yego uriya mugore ntabwo twigeze dusezerana, niyo mpamvu nshaka byihorera. gusa niyo mpamvu nyine wamuciye inyuma ukajya mu ndaya. mbese ntabwo namuciye inyuma mbishaka, irambabaje. erega nazo ziraroga zari zaranduze. ariko reka nkubwire Nzovu, uribuka neza ukuntu wahuye n'umugore wawe? umugore wawe yakoraga ahantu sibyo? si ubyibuka? umugore wawe muza guhura, murahuza, murabana, akubyarira umukobwa mwiza, akubyarira abahungu beza sibyo? Nzovu urangije umuca inyuma Nzovu sibyo? kumusaba imbabazi no kuzikwima urumva birakwiye, ariko kuzisaba cyane cyane uvanye y'umutima wawe wose ugaca bugufi sibyo? nibwo yari kwemera akaguha imbabazi. FILS reka nkubwire kereka nk'ubu ndamutse mbonye umukobwa utabyara noneho, kuko ngiye nkunda abana banjye, nabyaye abana 4 nta wundi mwana nshaka kubyara, kereka Imana impaye umukobwa utabyara tukabana atabyara sibyo? tukarera abana 4. reka nkubwire rero Nzovu, mu buzima nta kintu na kimwe kidashoboka, ni ukuri ko Imana uriya mugore yaguha imbabazi. ariko nanone ntumbwire gusubirana n'umugore. oya kandi yaguha imbabazi. oya mbabari. ariko Nzovu fata ifoto yanjye
nawe dupfukamye imbere y'umugore wawe turi kumusaba imbabazi twamushyiriye umufuka wa kawunga uw'umuceri twamushyiriye wenda igice cy'umufuka w'isukari tukagenda tukamusaba imbabazi tukamuha n'amafaranga tukamusaba imbabazi y'uko utazigera wongera kumuca inyuma amafaranga asaruta na gucya atakubabarira amafaranga aruta 33,000 n'igitoki n'umugati nashyiriye abana akabyanga nkarira nkapfukama imbere akangakoma imbabazi wayafeze mbabarira umva nkubwire muvandimwe umenye ko uri umuvandimwe wanjye uri inshuti yanjye uri byose kuri njye sibyo ni ukuri ko Imana ngiye ntago nkwifuriza gushaka undi mugore udasabye imbabazi umugore wawe kandi ndabizi ngiye yaziguha nimba yaranze kumbabarira silivupure ndashaka undi mukobwa oya azakubabarira ibyo bintu ntongere no kubimbwira yawe nushaka kuba bari cyangwa uzagenda umwitwara umwirongorere sibyo oya nese kuba habure kubabara ngewe urimo kwihahira nuko nza agaciro umugore wawe yaragufitiye wibuke neza yuko nimba ubabaye hekenya agatogi nibura urebe ko agahinda kashira oya urutoryi rwihorere nzovu wibuke neza yuko umugore wawe twajyaga i Burundi cyangwa ngo buretse gatoya mbanze nkubwire nzovu hekenya n'akakanyanya buretse gatoya umugore wawe twajyaga i Burundi tukavayo dusanga ataraguciye inyuma umugore yigeze guca inyuma nzovu yaragufuriye yaragukoreye agukorera ibintu byose wifuza mu buzima bwawe kuki wowe utamuhaye icyubahiro umuhe n'agaciro ureke kujya mu nimba namusabye imbabazi akazinyima na Yesu uko yababariye abo yayoboraga kuki we atambabarira kandi uzi impamvu umugore wawe yaba yaranze kukubabarira nuko wowe ntago wigeze uca bugufi n'umutima wawe wose ahubwo wowe washyiragamo bya bintu byo kuvuga ngo ndi umugabo urumva ugahita uzamura uburakari cyangwa se ukamusaba imbabazi umeze nk'umuntu uhagazeho bisaba kugira ngo umugore umucire bugufi numara kumucira bugufi nawe akubabarire abona ko waciye bugufi ubwo menya mwabanje guhura mbere uko mpura nawe ahubwo mushaka no kuzangamba cyangwa yaguhera ruswa mwana nzovu ngende inshuti yawe kandi ndi no muvandimwe wawe dore ivanaho kano kantu ngenda nimba ufite na mushiki undangiye kuko uriya mugore ndumva tutazasubirana nyamara tugendanye ko kugura agacupa hari hanyuma tuganire neza sibyo ariko FILS umbabarire bari unjyanyemo ntwibeshye ngo unjyane Sodoma humura ngende umumizirima ibyo ni haramu sinzi n'impamvu we wabigiye sinongeye kuhahura na Lisa kuko ibyo yankoreye ku mugore wanjye yatuye ntandukana n'umugore wanjye hano hafi muri quartier hano hari kabotike wowe umenyere quartier nyine gaho nyereka ariko ntujyane Sodoma reka ngo uhagurutse ariko se ko nawe usigaye ureshya nk'imvubu usigaye ureshya nk'imvubu ibintu byawe nawe ngende umumizirima ntabwo rero najya kujyana muri izo haramu iriya ni haramu itaba uwo muntu reka mbe mukubye ndamuhamagara wasanga ari ya ndaya yakubayeho karande ni umuntu ushaka kundangira naho ubundi ahantu nakuzanye ni VIP ubundi njye niho ndiri nkoko nkanywera n'ahantu heza naho ubundi se
amakuru y'iminsi y'akazi mwana hari filime nakubonye muri gukubita ugakubita ikintu cyuzuye amazi kigata ingumi igata yinjira ugata wirukanka nka defrashe iriya filime bimeze gute ariko fisi koko nawe uzi tugezweho uzi ko kakabari aho kuki ntamenye ngo niyizire hano iyo nza kwiza hano hakiri kare buriya sodoma iranda bita arisa ihangane mani peti grand frere urabona hano hari akawi ka VIP koko ihangane ubazaga iby'akazi bimeze bite iby'akazi rero urabona iriya filime bita NZOVU yarahagaze yarahagaze urabona filime bita NZOVU bayirwaniyemo bosi wacu uwo bita Iranzi Felix yaje guha ikiraka Rocky urabizi filime yasobanura ibice byayo bya kugeza kuri 3-8 Rocky ni wayisobanuraga noneho Rocky we nimba akimara kubona ko NZOVU irimo kuzamuka kuri za views yaje kuyihagarika filime bayiha pike akazayisobanura igenda igira views nkeya bose wacorongera agarura Rocky rega Rocky aratwika mwana reka se nkubwire aha icecekere nukuri ko Imana Rocky aratwika gutwika byiwe reka ndabikubwira noneho ariko nawe ariko wagira ngo ni wa mukobwa dusigaye dukundana kanyumvira ko gusa umugore yabura gute ndakuvugisha mu kanya sheri buretse ndano ndi mu kazi umugore yabura gute kugutera ahubwo azagutera n'ipasi azagufata kuzirika umunsi umwe usinziriye agutera ipasi icecekere fi kuva abagore bose kuva bamenya maze gutandukana n'umugore telefoni ni umugore sibyo icecekere umva ibyo byihorere ahubwo ukomeze metero NZOVU ubwo ngubwo tugeze episode ariko 12 Jane wowe upima Jane ngwino hano nuko ubwo noneho Rocky filime barongera barayimusubiza episode yayo ya mbere ku gice cya kabiri cya metero NZOVU nibwo yatangiye avuga iti metero NZOVU amaze amezi 3 muri koma amaze amezi 3 yarapfuye ndumva ari byinshi byo ubwo noneho reka se nkubwire ukuri reka nkubwire uriya mutipe ngo ni Rocky aratwika niyo mpamvu kuko uriya mugoboyi aratwika nyine abanyarwanda bose bakamubona ahubwo iki nakwibwirira wazaje nkakwishyira muri filime yanjye hari filime nimo ndategura nziza iryoshye yitwa Bwombo series wowe byihorere unzanye hano uje kungura agacupa reka tubanze nta kibazo ngwino twakira amakuru reka njye mbanze nguhobere kuko n'umugore twatandukanye yasaga nawe gusa ahubwo ndakonye njyango niwe ibi ni byo yakujije ese bakwita nde njye banyita Mapisi ngize ngo witwa Lisa izina bita Lisa inzoga ari kunsireva ntabwo nari kuyinywa sibyo ntabwo nari kuyinywa cyangwa guhamagara shabyo mise mukuparo niyo mpamvu noneho ngiye muhobere ariko shambo koko disi mbonye ikintu cyatumye ushwana n'umugore wawe muramuki rata umva muvandi ugiye kongura n'uwo waba umufitemo inkoko zimwe nziza z'ibisore bimwe bingana nanjye cyangwa kingana n'iribere ryanjye urabifite binini cyane binini okay noneho uranywa iki grand frère ariko inkoko njye nta nkoko nshaka inkoko nyiheruka nkiri kumwe n'umugore wanjye kuva twatandukana Indaya bita Arisa ya Sodoma imuntiranyijeho naheraga ku itariki ya mbere ukwezi kukarangira ndi kwa Arisa amafaranga mpembwe nkayajyana kwa Arisa mperuka inkoko ndi kumwe n'umugore wanjye umbyarira abana 4 rero nta yindi nkoko ubu narya fi sibyo kuko iyo ndi inkoko inyibutsa umugore wanjye mwiza umufuka ko nta nkoko irimo nibura ngo tuyotse ubwo urambwira mbabarira reba inkoko yanjye ni iki kirayi n'urunyanya ruratukura ibinyanya urabivangira mu rugo ubiteke nkubwire ufashe urunyanya ukarusiga iki kirayi cyatukura dore inkoko yanjye ni iyi nta nkoko nshaka pe tubyorebye inkoko ngurire cyo kunywa umva rata sheri genda uranywa iki inywa Primus yindi ifite amapine ishyushye ariko hanyuma unzanire petit score ebyiri ariko nyine wirinde ko hari umuntu wahangaha watubona
genda umusiramu hatagira umuntu mbona ndi kunywa inzoga sibyo nzi ko ucyunywa wihishe ndanywa izishyushye ariko reka ariko ushatse wazanamo na kamwe gakonje byaba ari sawa ni ya nda yanyu yabananiye unywa wihishe ntabwo ari inda yatunaniye jya uvuga makeya ujya uvuga uziga hanyuma twikomereze none se reba nka cyagiye tubana i Burundi si ubyibuka tubana i Burundi ubundi wowe watangiye kunanirana cyagiye tuba i Burundi ugute umuntu w'umupapa uzi ko afite umwana abana n'umugore agenda tukirwa dukora tukabona amafaranga menshi warangiza ukagenda wamara kugenda ukarya amafaranga yose ukanywa ukajya mu ndaya ugataha nta n'ikintu na kimwe ufite ubwo urumva atariho siho byagucangiye ega fise reka nkubwire buryo turi abasitari sibyo nta musitari ugomba kugira umugore umwe sibyo kuko hano hirya no hino baba badushaka sibyo none ariko ntabwo imana yaduhaye kuba abasitari kugira ngo tube ibirara ni ukuri kw'imana ibirara ntabwo imana yigeze iduha kuba abasitari kugira ngo tube ibirara duce inyuma y'abagore bacu arega inzovu nimba hari ikintu cya mbere wakagombye kwishimira ugaterwa ishema nabyo ni ukuba ufite umugore mwiza nk'uriya mama Sandrine umugore w'icyubahiro warangiza ukamuca inyuma ukajya muri ariya mabyi y'indaya za Sodoma indaya zaboze indaya z'urugo gabanya batuka nabo ni abantu ni abantu ariko uvuze ko nyir'urugo yapfuye si uwumwishe urumva abafisi we nanjye niyo mpamvu ntazabisubira mwana wa mama umugore ndabizi twaratandukanye icyo kintu nakikubwiye sibyo ubu ndifuza undi mukobwa muzima sibyo umukobwa ariko utabyara kuko mfite abana bane nta bandi bana nshaka kongeraho sica ngo umwana umwe babiri batatu bane undi mukobwa wa kabiri tubyane umwe babiri batatu bane ubwo bazaba babaye abana 8 ubwo se bazahazwe n'ibingana bite aha ndumva ari danje pe kaninywere n'ubundi n'ubukunzi abantu ariko banza ukuremo ibyo ushyizemo usomaho umukobwa mwiza buriya nkunda umukobwa usomaho kuko hari igihe nawe wazambera umutima w'urugo ariko undi wazikundira wowe wanze gusoma se uratereta rwose umukobwa mbega icyaka nubwo nari ndi kuyikinga akantu kararyoshye buriya abarundi baravuga ngo igare ni ikinga uriya mutipe yanyongaga igare uzi ko nkubonye uri kuri telefoni yaragiye kukunyuzaho kandi twaherukanaga kera uriya nanjye hari umushenzi wari wambeshye urumva nsigaye nkora ibintu by'ubukomisiyoneri birimo n'iby'amafilimi ariko noneho urumva uriya mukobwa yari yambwiye ati hari inzu ihari y'amadolari 3,000 niyo tugiye kwereka umukiriya hanyuma atinze burya namubazaga ko wambeshye ngo uri ruguru kuri kaburimbo nkaba ntakubona ngo ngize amahirwe mbonye ndakubonye ariko ejo mfite agafilimi ganjye hari YouTube channel nafungo yitwa FILS TV official ubu ngubu bisigaye yitwa FILS Nyamunini urumva nayise izina ryanjye FILS Nyamunini kubera ndi munini ubwo rero nagusabaga ko muvandimwe wazaza ukanshyigikira tugakina muri iyo filimi urumva iyo filimi yitwa Bwomba series tukareba ko hari ikintu kizima cyavamo hanyuma nibura buri kwezi ukajya ubona akantu kuko na nyina wa Mboga arimo akantu niyo banza kumpereza mbere banza kuguhereza mbere ariko kuko nguriye humura nguriye agacupa nacyo nzabigukorera ubuzima bwacu ni ku buzima bwacu bwawe se cyangwa ubwanjye nawe ubundi ndumva hano hashyushye bya hatari wana ko reka unashyuhe uzi ko wagira ngo ni imvubu ntese FILS ikindi giki nibere ry'abantu b'abagabo bariye uzi ko wagira ngo uronsa ntabwo nonsa akavuna umuheto nta muntu w'umugabo wonsa sha iyi ni inshyushyu sha ni inshyushyu no kurya wararisha nabayeho neza ngenda umwana w'umwami soma nubwo wanguriye soma
hanyuma ndashaka kukubaza Nzovu, mu by'ukuri igihe wamaze mu buraya ni utuhe dukoryo waba warahuriyemo natwo cyangwa ni utuhe dukoryo waba warabonyemo? Fils we udukoryo gusa ngikundana n'Indaya bitarisa sibyo umugabo yigeze kuza arakomanga ndyamye sibyo Shafi yansohoye nabi sibyo maze kumuhonga bibiri byanjye nasohotse akubita cyangwa sibyo ngo yaransunitse mita ngwa imbere y'umuryango do irigiye no ryakukiye da sibyo shabyihorera ubwo nagakoryo ka mbere agakoryo ka kabiri sha naye mvuye mu kazi bampembye mfite 80,000 ngeze Sodoma nteranya Indaya zose ndazibwe ntimunshakire umwajeti mba nkuye 20,20 naye nsiganye hafi 60,000 bacunze umubare w'ibanga wanjye mbagura icyo kunywa umutegarugori umwe sharambwa ngo nimutize telefone ngo ahamagare twadumbi twose yahise atuvanaho uzi ibibazo nahuriye nabyo Sodoma rimwe nanone ntabwo ndakurangirizaga icecekere rimwe nza gutereta indi Indaya nyiha 2,000 turinjira iwayo ntangira kwiyambura nzi ko ngiye gukora akazi sha sibyo igihe ntangiye igikorwa sibyo nagiye kumva numva abatipe barinjiye umwe yinjiye amfata wakajwiga araniga ntabwo ese nibura ngo ngo urimo kundongorera umugore ngo mbare kabiri unsoke iwanjye yakubise umugere mitengo hariya ntangiye kuburana bya bibiri byanjye urabizi ubwo ituru nta nari inkoze babyita ituru ntujye ngo ni ituru y'umucanga y'ikamyo ni ituru ni kamwe konyine ntangiye gusambana tu mva gusambana byihorere ntangiye kuburana bya bihumbi byanjye bibiri yagize ankubita urushyi rwa danje mpita ncira amaraso Shafi byihore izibazo naho agakoryo ndumva nta keza kaba mu buraya n'ukuri nibizajya bishoboka nzanywera byeri niryamire ngende nisengera amasengesho 5 ku munsi yanjye ariko nanone bure wahuye n'Indaya yagukunze ega bure Indaya nazo n'abantu sibyo ku ruhande ziba zifite aho zikunda Indaya n'abantu nawe ubihakanye usugiye wowe ntizagukunda zikakugura icyo kunywa ku izina ry'Imana ishobora byose umva ngewe ntinya Imana ishobora byose ntago najya mu Ndaya ngewe njya mu Ndaya sha uzajya hese Indaya n'amabi yazo zirakavuna uzajya ikuzimu se ngewe ntago nzajya ikuzimu kubera ko ndi kunywa byeri se oya kutazajya mu Ndaya uzajya hehe ngewe ngiye gushaka umugore ejo bundi Nzovu ku itariki ni kuwa 6 munsi y'ejo ejo uzashaka umugore munsi ejo nako ejo nzashaka umugore Nzovu ntuzi inzoga uzingure kugira ngo nzatare ubukwe bwawe ahubwo nimba nta na costume ufite umbwire ngewe nikore ku mufuka ukodeshereze costume Shafi kubera ko ntago twayidodesha byazatinda Fils ndamutse ntashye ubukwe bwawe narira kuko ibaze umwana ntawe untanga ubukwe koko rega suri kureba nk'ubu umugore wanjye yibeshye akamenya ko nanasomye no ku icupa Fils ubukwe bwawe ntabwo umwana wavukiye mu idini Fils ubukwe bwawe ntabwo nzataha icyo nzagukorera kubera iki nzagutwerera ariko Fils Nzovu reka nkubwire rero ngusabe nushaka mbwire mfukame Nzovu ariko umuzamaro ntayira ubukwe uzi impamvu oya ukora ubukwe imbere yanjye oya Nzovu rwose mbabarira Nzovu mbabarira ndakwinginze ndagusabye njyewe uzanayira ubukwe Nzovu ndakwinginze nk'umuvandimwe nta kibazo inzoga n'ubundi umuntu yagura n'izindi
wasinze n'ubwo wanguri utangiye oya ntabwo nasinze ntabwo nasindishwa n'inzoga imwe ndagusabye nzovu nk'umuvandimwe no kuki ugira amabuno manini ahirika inzoga oya icyo si ikibazo cy'amabuno nzovu wari uzanayira ubukwe nk'umuvandimwe ariko fisi urabyemeye uzi impamvu kuva unsabye imbabazi nzabutaye ko uzamarira nzarira oya nyine ihangane ariko arega none se twabigenza gute kundi babari uzanahira ubukwe nzovu ukora ubukwe ntarabukora maguruke se wabyemeye ukora ubukwe ntarabukora wabyemeye maguruke nabyemeye ariko nzarira nta kibazo sawa urakoze rwose ugomba kuntahira ubukwe urumva hagashya tukabyina kuko nubwo turi abasilamu sibyo ariko nyuma yaho tuzakubita umuziki tunywe n'akantu ariko nubwo izi nzoga ari wajengeye nawe iki kibuno cya nacyo tugomba kugihana none si ikibuno cyanjye ko ariko imana yandemye nese wagira ngo mbizire mwana nese kuki gikubagana kikaba iyo icupa rimenetse y'inzoga imenetse buriya bagiye kuza izindi nyinshi ahubwo ciyazi iwanyu muraterekera noneho ntabwo duterekera ugize amahirwe ikibuno cyawe kiramuka kimeneye inzoga ntabwo nari kwitwaza ko ariwe wayinguriye hari guhita haza ebyiri umva se hanyuma komeruka uvuga ngo ugiye kubaka icya kibanza waracyubatse cyangwa ntabwo wacyubatse shafisi se ne kucyubaka gute n'amafaranga yanjye Sodoma Indaya zariye nyine ndabyemera ubu se ahubwo ntabwo Indaya zagushye tukajya kugurisha cya kibanza cyangwa uracyagifite ikibanza cyo ndacyagifite kora aha ngaha uri umuntu w'umugabo rero ikibanza ndacyagifite ariko nacyo bari bagiye kukirya rero reka nkugire inama nzovu twajya kureba umugore wawe tukamusaba imbabazi gusa numvisha utabishaka nyine uretse gato wabanza unyumva icyo nshaka kuvuga tudashwana ntongeye kureba umugore mbabarira ibyo tubyorere mbabara none ijambo nkubwiye ntongeye kwishyiramo umugore wanjye w'abana tubyorere yaranyanze nyumva nyine igitekerezo nshaka kukugezaho ahubwo ngize ngo ugiye kundangira undi mu banza wumve igitekerezo nshaka kukugezaho cy'akazi kira hari urunyanya banza nyine unyumve ndashaka ko njyewe banza unyumve nyine buretse gato nshaka ko njyewe dusubire i Burundi ejo bundi ku itariki 15 bazafungura umupaka kandi ubu ngiye tuvugana resepase narayishatse nzajya kuyifata ku wa mbere ahubwo nawe shaka resepase twigire i Burundi tujye gushaka amafaranga nushaka uzarongora abakobwa ushaka n'akazi kawe ariko icyambere na mbere kizaba tujyanye ahantu bita muri quartier asiatique hariyo amafaranga menshi cyane uri kumva tuzajya mbabara fisi we nubundi ntabwo ushaka kujya mu kazi ceceka nubundi ntazajya kuyazana nubundi nayavanaga ibunda 200 nkayitira Sodoma bakikura mu mufuka fisi mbabarira ariko uzi ko utabura miliyoni 6 uvanaho hari reka mbanze nshaka umukobwa mwiza ahubwo mbwira uriya mukobwa utuzana icyo kunywa muraziranye turaziranye yitwa ndi hariya ubundi afite amazina menshi uriya mukobwa namukunze ni ukuri ko Imana namukunze ahubwo aha uragura rero mbahuze niwe ugiye gusimbura mama w'abana banjye nimba uzubaka urugo rwose rugakomera nta kibazo nyine mbirimo rwose kiyazi nanjye icyo ntazongera nindamuka mbonye undi mugore mwiza sibyo icyo nzamusaba ariko ni ukutabyara kuko mfite abana mfite umukobwa abahungu batatu bareshya na nzovu sibyo bagufiya umukobwa yakurikije nyina sibyo ubwo noneho wa mukobwa ngiye kurongora nshaka kuzasenga azaba atabyara nzovu reka nkubwire rero Imana iravuga ngo tubyare twororoke twuzure isi urukumva rero wivuga ngo nshaka umugore utabyara gute ushaka umugore utabyara kandi ugomba gushaka umugore ubyara akakubyarira abana bakuzura ceceka nkubwire gabanya amagambo nkubwire uzi kuvanga abana bane undi mugore mukabyarana abana bane ubwo nuko kuba abana papa wazaba ari umwe ariko mama wabo bazaba ari babiri abwo ikizi cyo nsaba Imana izama umugore utabyara nibura oya reka nkubwira se gushaka amafaranga mu Burundi amafaranga se ni rega nituve mu Burundi tuzata tugibugane no kuko naho mafite shwadira amafaranga niyo yatumye anjyana Sodoma byihorere
noneho bivuze ngo ntabwo ushaka amafaranga kugira ngo utazajya mu ndaya mbese ubundi umutima ukujyana mu ndaya wawukase ukawuvanamo ukawujugunya muri tuwarete noneho tukajya mu kazi wemye nta kibazo na kimwe ufite niyo mpamvu ngiye gukora igikwe ngiye gutera ibyo muri iminsi ndagushyigikiye yewe nkwemereye 200 nushaka nzoga 200 ariko iyi primus nguriye niyo mpamvu urimo kunyirataho ngo ariko 200 nzayaguha dore ndagatora mama nzayaguha amafaranga ngenda umusizi wo kwa Rusizi amafaranga nzayaguha ivuge none ari wandi ushobora kugira ngo nakagapeti kamwe kansindishije uyu mukobwa uduha icyo kunywa shafe namukunze no kuri kwima kandi nanjye ariyo mpamvu nshaka kubahuza kabo wowe gura icupa ubundi mbahuza areshya nk'umugore wanjye nahoranye uzi ko mubonye akanyibutsa umugore wanjye twatandukanye naho ubona inzovu ibintu ni danje mwana dore ngenda yimaze ahubwo nzuvanywe vuba tukimura akabari mwana nkwe vuba burya kunywera mu kabari kamwe ntabwo ari bari byiza rwose nzi ko ugiye kunyongera nyine ndakongera mu kandi kabari ariko kwimura akabari reka nitabe iyi telefone yitabe ubwo ni akazi alo sheri shani meza wamfura we amakuru ukize ndi ku kabari gakomeye cyane kari hano Sonatibe nose uri Sodoma Narisa umva sheri reka mubara telefone reka mbe ngukubye sheri reka nza nkurebe ndaje ngusange hejuru ya majerwa ahantu bita Sodoma ndabashya sheri umva fi Arisalamu amagaye Sodoma umva reka gute gute se oya nta mpamvu yo kugira ngo ugende reka nkubwize ukuri ntabwo wava ntabwo wava hano ntabwo wahava ndagukubita nushaka kuryama ariko ntabwo wava ntabwo wava ni ukuri ko Imana ntabwo wahava reka nitabe Arisa nakimara kujya kwitaba Arisa uzaperereze rwose iriya ndaya yagukuye umutima ni ukuri ko Imana nushaka uniga cyangwa urye ariko nta kibazo